Irene muri ndahabi akijijwe n'abana b'abakobwa abo ntabandi tuba turi kuvugana Kamikazi Dorkas ndetse na Ishimwe Vestine. Kuri ubu MIE Music yamaze kuza miliyoni y'abasubscribers, ni mu gihe MIE Empire isaga ibihumbi 900 n'imisago yo itari yuzuza miliyoni y'abasubscribers. MIE Music yashinzwe nyuma yuko Irene muri ndahabi abonye ko atazashobora guhuza ibiganiro bitambukira kuri MIE Empire ndetse n'indirimbo z'abana b'abakobwa aribo Kamikazi Dorkas ndetse na Ishimwe Vestine, akabona bitazakunda yigira inama yo gushinga YouTube channel nshyashya ayita MIE Music. Kuri ubu ngubu ikaba imaze kujyaho indirimbo 15 n'agashoti kamwe gusa. Izo ndirimbo 15 zikaba zimaze kwigeza kuri miliyoni y'abasubscribers. Kandi nanone twabara kuvuga ko aba bana b'abakobwa bamaze kwamamara haba mu Rwanda ndetse no hanze yarwo, dore ko bamaze kwigarura imitima y'abakoresha ururimi rw'igiswahili. Kuri ubu batangiye gushyira hanze indirimbo z'abagiye baririmba mu Kinyarwanda, aho barimo kugenda bazishyira mu rurimi rw'igiswahili. Twavugamo nka usisite cyangwa se n'izindi zigiye zitandukanye, aho kuri ubu hari indirimbo imaze umunsi umwe imaze kugira ibihumbi 281 isatira ibihumbi 300. Andi makuru kandi twabwira ko Ishimwe Vestine ukaba ari umugore umugabo wo muri ukomoka mu gihugu cya Burkina Faso, uwo nta wundi ni Odrawago, akaba amaze igihe atagaragara ku mbuga nkoranyambaga, nabyo byavugishije abatari bake kongera kumubona mu ishusho murimo kugenda mukurikira kuri screen za telefone zanyu. Bikaba bino kuvuga ko impamvu uyu mukobwa cyangwa se uyu mugore wa Odrawago impamvu atarimo kugenda agaragara haba mu biganiro ndetse no mu ndirimbo zigiye zitandukanye, atarimo kugenda agaragara nkuko abantu babyifuza, bikaba bino kuvuga ko ari ukubera ko atwite, ndetse benshi bari kuvuga ko ashobora kuba atarava mu gihugu cya Amerika, dore ko ubwo ubushize bavuga mu bitaramo bagiye bakorera muri biriya bigo byo ku mugabane wa Amerika, hatashye Kamikazi Dorkas, nyamara Ishimwe Vestine we ntiyataha. Abantu benshi bakakomeza kuvuga ko impamvu yatumye adataha ari ukubera umutekano we, kubera ko hari hamaze kuvugwa saga ndetse ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye agenda agarukwaho bivuga ko yatandukanye n'umugabo we witwa Odrawago ukomoka mu gihugu cya Burkina Faso. Ni mu gihe kandi nyuma yuko aba bombi babanye hataciyeho igihe gito, dore ko ari hashize amezi 3 gusa maze humvikana imvururu ndetse n'induru cyane cyane ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye, aho bavuga ko uyu Ishimwe Vestine yamaze kwaka gatanya cyangwa se ashobora kuba ari guca amarenga yuko agiye gutandukana n'umugabo we. Ibi byavuye ku kirero, byavuye kuri post yakoze kuri Instagram ye nyuma y'amasaha make iza guhita isibwaho, aho yavuga ko ngo atishimiye imibereho abayeho ndetse ngo atifuza kubaho nkuko abayeho, aho yakomeje kugenda agaragaza amarangamutima yavuga ko atishimiye cyangwa se atabayeho ubuzima yifuzaga kuba arimo kubamo muri ako kanya yararimo. Abantu benshi rero bagihise bagenda babyinterpretinga mu buryo bwabo bugiye butandukanye. Benshi bagenda bavuga ko uyu mwana w'umukobwa ngo atishimiye cyangwa se atanezerewe mu rugo rwe. Nanone kandi bakabihuza n'amakuru aho yari ari mu kiganiro na MIE cyangwa se na muri ndahabi Irene, maze avuga ko ngo muri umuntu we aramutse akoze ikosa agashaka kiri muto nta kindi yamukorera uretse kuba yaca inkoni yarangiza akamukubita cyangwa se akamuzengereza. Babihuza niyo post rero yaje gukora, bahita bavuga bati uyu mwana w'umukobwa ari kwicuza kuba yarabanye n'uyu mugabo ukomoka mu gihugu cya Burkina Faso. Benshi bavuga ko ari umujijeta faranga, bagakomeza bavuga ko icyabimuteye ari amafaranga yagiye akurikiye, none ubu ngubu akaba arimo gufesinga cyangwa se arimo guhura n'ingaruka zo kubana n'umugabo batigeze bakundana kandi umuruta kure mu myaka, dore ko bivuga ko uyu mugabo ari guhasatira imyaka 40 y'amavuko, mu gihe uyu mwana w'umukobwa we aribwo yuje imyaka 23 y'amavuko. Ndetse hari hashize igihe gitoya arangije amashuri yisumbuye. N'abantu benshi rero bayikurikiranira hafi iby'aba bakobwa, dore ko ari abigaruriye imitima y'abatari bakeya mu gihugu cy'u Rwanda bitewe n'amajwi yabo, uburyo baririmba, uburyo ari abana beza kandi bafite imitima myiza hashingiye ku biganiro bagenda bagira ndetse n'uburyo bagenda bareactinga, cyane ko ari abana biviriye mu cyaro ariya mu karere ka Musanze mu murenge wa Muhoza. Bagakomeza kuvuga ko rero
bitari bikwiye ko uyu mwana w'umukobwa Ishimwe Vestine atarakwiye guhita yihutira kujya gushaka umugabo, bityo yagombaga gutuza gatoya akabanza akaryoherwa n'ubuzima bw'ubukumi ndetse n'ubukobwa, dore ko aribwo yaratangiye gufata ku mafaranga agakora icyo ashatse, kubera ko ari ibintu batigeze bamenyera mu buzima bwabo, bakuriye mu buzima bukennye nk'abandi bose. Ishimwe Vestine rero na Kamikazi Dorkas kuri ubu ngubu bakaba bari mu byishimo, kuko YouTube channel bari mu gukoreraho ihagaze neza ndetse irimo kwinjiza gatubutse, ndetse ikaba ibaye iya mbere muri YouTube channel zose Irene muri ndahabi yatunze, akaba ariyo ifunguye amarembo yo kwinjira muri Miliyoni Gangs. Bakaba binjiye mu ba Miliyoni Gangs, rero ariyo mpamvu bari kuvuga bati aba bana Irene muri ndahabi baramukijije. Ni mu gihe kandi atari bake babivugaho rumwe, dore ko Irene muri ndahabi aba bana agenda bakumira ndetse akabagira be, aho abantu benshi bagenda bifuza kuba bakicara ngo babaganiriza cyangwa se bakoresha ama interview, ariko Irene muri ndahabi yashyizeho imipaka ndetse agenda afunga ku buryo usanga ari we nawe wenyine ubakoresha ibiganiro. Irene muri ndahabi avuga ko impamvu cyangwa se impamvu abantu babona ituma akora ibi ngibi, icyambere ni manager w'abana bombi, icya kabiri no kwirinda induru ndetse n'ibikorwa by'aba YouTuber bashobora kuba bakoresha abana, bityo bakaba bakwica izina ryabo ndetse bakaba bakwica akazi ke, dore ko by'umwihariko abana b'abakobwa ubusanzwe bakora gospel. Kuba rero yabateza cyangwa se yabaha aba content creator cyangwa se aba YouTuber babakoresha ibinyuranye n'amahame ya Kristo, dore ko Irene muri ndahabi nawe avuga ko icyo yubaha ari umurimo aba bana b'abakobwa bakora umurimo w'ivugabutumwa, ibyo badakora atari ubucuruzi. Abandi rero bakavuga ko igituma Irene abikora ari ubusambo ndetse no kwikubira. Ese nibyo cyangwa si byo? Duhurire umwanya wahariwe kwandikamo ibitekerezo, mutubwire uko mubyumva. Iyi ni Arimba TV, nawe nge nitwa Alexis Mbarusha, n'ukundi ibyo dukora ukande subscribe cyangwa se abone. Uretse nibyo kandi icyo gukora urakizi. Sinasoza kanone nakubwiye ko muri Firiz Photo Image ari bo bafotogarafi bafotora ibyamamare, bafotora ubukwe, bafotora inama zigiye zitandukanye. Waca kuri Instagram yabo ni Firiz Photo Image ugasura amwe mu mafoto bagiye bafotora cyangwa se amwe mu mafoto yagiye afatwa nabo. Wabikunda ukabandikira unyuze kuri nimero ya telefone 0783312288. Firiz Photo Image bizerera ko ibirori bifotowe neza bizira gusaza no kwibagira, na kandi buri birori byose bifite amafoto meza, bafite inkuru biri gusobanura cyangwa se inkuru yihishe inyuma. Mukomeze mugubwe neza nubwo hakonje, mwifubike, turabakunda cyane. Ciao.